Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Mbifurije kugira umunsi mwiza. Munyemeze usange amasomo atagatifu y'umubyeyi wacu yaduteguriye kuri uyu munsi. Isomo rya mbere, isomo ryo mu gitabo cy'Abalevi. Uhoraho abwira Musa ati: dore ibyo uzamenyesha Abayisiraheli, muzabe intungane kuko njye Uhoraho Imana yanyu ndi intungane. Ntuzibe mugenzi wawe, ntuzamubeshye cyangwa ngo umuhende ubwenge. Ntuzarahize izina ryanjye mu binyoma, kuko waba usuzuguye izina ry'Imana yawe. Nduhoraho. Ntuzariganye mugenzi wawe cyangwa ngo umwibe. Igihembo azaba yakoreye ntuzakirarane utakimuhaye. Ntuzatuke igipfamatwi cyangwa ngo ushyire umutego imbere y'impumyi. Nugenza utyo uzaba wubashye Imana yawe. Nduhoraho. Nimuca imanza ntimukaziyobye ngo mubere umukene cyangwa umukire, ahubwo mujye mukiranura bagenzi banyu mukurikije ubutabera. Uzirinde gusebya umuryango uvukamo, kandi ntuzashinje mugenzi wawe icyaha cyamucisha umutwe. Nduhoraho. Ntuzagirire umutima mubi umuvandimwe wawe, ariko mugenzi wawe nacumura ntuzatinye kumuhana, kugira ngo hato atavaho agupfana. Uzirinde kwihorera no kugirira inzika abo mu muryango wawe, ahubwo uzakunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Nduhoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi. Amagambo yawe Nyagasani aturuka kuri Roho kandi agatanga ubugingo. Itegeko ry'Uhoraho ni indakemwa, rikaramira umutima. Amabwiriza y'Uhoraho ni amanyakuri, abacisha make akabungura ubwenge. Amateka y'Uhoraho araboneye, akanezereza umutima. Amategeko y'Uhoraho ni uruhehemure, akamurikira umuntu. Igitinyiro cy'Uhoraho kiraboneye, kigahoraho iteka ryose. Ibyo Uhoraho yemeje ni amanyakuri, byose biba bitunganye. Amagambo mvuga n'iby'umutima wanjye uzirikana nibijye bikunogera wowe Uhoraho, Rutare nisunga n'umurengezi wanjye. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Yezu yabwiraga abigishwa be iby'ihindukira rye agira ati: igihe Umwana w'umuntu azaza yuje ikuzo, ashagawe n'abamarayika bose, ubwo azicara ku ntebe ye y'ikuzo. Ibihugu byose bizakoranyirizwe imbere ye, maze azatandukanye abantu nk'uko umushumba asobanura intama n'ihene. Azashyira intama iburyo bwe n'ihene ibumoso. Nuko rero umwami azabwire abari iburyo bwe ati: nimuze abahawe umugisha na Data, muhabwe ingoma mwateguriwe kuva isi ikiremwa, kuko nashonje mukamfungurira, nagize inyota mumpa icyo kunywa, naje ndi umugenzi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari imbohe muza kundeba. Nuko intungane zizamusubize ziti: Nyagasani, twakubonye ryari ushonje maze turagufungurira, ufite inyota tuguha icyo unywa, uri umugenzi turagucumbikira, wambaye ubusa turakwambika, urwaye cyangwa se uri imbohe tuza kukureba. Nuko umwami azabasubize ati: ndababwira ukuri, ibyo mwagiriye umwe muri abo bavandimwe banjye baciye bugufi, ni jye mwabaga mubigiriye. Hanyuma azabwire ab'ibumoso ati: nimumve iruhande mwabivume mwe, mujye mu muriro w'iteka wagenewe Sekibi n'abamarayika be.
kuko nashonje ntimwamfungurira, nagize inyota ntimwampa icyo kunywa, naje ndi umugenzi ntimwancumbikira, nari nambaye ubusa ntimwanyambika, nari ndwaye cyangwa ndi imbohe ntimwaza kunsura. Nuko abo nabo bazamubaze bati Nyagasani, twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota, uri umugenzi cyangwa wambaye ubusa, urwaye cyangwa uri imbohe, ntitwagufasha? Nuko azabasubize ati ndababwira ukuri, ibyo mutagiriye umwe muri abo baciye bugufi ni jye mutabigiriye. Maze abo bazajye mu bubabare bw'iteka, naho intungane zijye mu bugingo bw'iteka. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, isomo rya mbere riradufasha kwisuzuma dukurikije ibyo Uhoraho adushakaho, dukurikije amategeko ye, kugira ngo tumwubahe, tumwumvire kandi tugendere mu nzira ze. Igihe cyose rero tugarutse ku mategeko y'Imana, adufasha kwisuzuma bihagije, tukareba aho ubukristo bwacu bushingiye, tukareba aho ibikorwa byacu bitihagije, maze tugasaba Imana imbabazi, tukiyemeza no kuyigarukira. Ibyo rero bidufasha kurushaho kunoza ingendo yacu mu nzira y'ubukristo n'ubutagatifu. Ijambo ry'Imana riragira riti ntuzibe mugenzi wawe, ntuzamubeshye cyangwa ngo umuhende ubwenge, bivuze kumushuka. Ntibikwiye rwose, mugenzi wacu ntitwagakwiye kumwiba, ahubwo twagakwiye gushimishwa n'ibyo afite, kandi natwe tukanyurwa n'ibyo Imana yaduhaye, twirinda kumubeshya cyangwa se no kumubeshyera, kumuhenda ubwenge, ibyo twakwita kumushuka. Ntuzarahize izina ryanjye mu binyoma. Iki ni ikintu gikunda kutubaho, ariko muri iki gihe cy'igisibo dushobora no kukigoma, tukajya tuvuga ukuri. Niba yego yawe ari yego akaba yego, hoya ikaba hoya. Kuko usanga rimwe na rimwe si no mu binyoma gusa, ahubwo no mu bintu by'amanjwe dukoresheje izina ry'Imana, tukabeshya tuyitangaho umugabo. Ntuzariganye mugenzi wawe. Mu by'ukuri uburiganya ntaho buhuriye n'ubukristo. Umukristo nyawe yirinda uburiganya n'uburyarya, agahora iteka akora ikiboneye n'icyiza. Kutagundira igihembo cy'abadukoreye nabyo tugomba kubyihatira, tukareba abadukoreye tukabaha ibyo bagomba. Gukurikirana ineza, ibyiza abandi badukorera natwe tukabibakorera, gukiranura bagenzi bacu dukurikije ubutabera, ibyo bizadufasha kubana neza n'Imana. Kwirinda gusebya umuryango tuvukamo, ibi bijyanye no guhora iteka turangwa n'indangagaciro nziza, tukirinda umugayo, tukigiramo ubupfura, kuko kwiburamo ubupfura n'uburere byatuma dusebya abatureze cyangwa se dusebya umuryango dukomokamo. Mu by'ukuri igihesha Imana ikuzo ni uko twabana mu buvandimwe kandi tugashyigikirana aho gusenyana. Kugira ubutwari bwo guhanana tugamije gukiza, tukirinda kuba basi n'iteranya, ahubwo tugahora iteka tureba ikibi umuvandimwe yakoze, tukamwegera, tukamukosorana impuhwe n'urukundo, kandi tugamije kumukura mu kibi, tutagamije kukimutsindagiramo. Kwirinda kwihorera no kugira inzika, ibyo nabyo ni urugamba, ni urugendo tugomba gukora buri munsi, tukaba turi abantu birinda inzika, urwango n'ubugome aho biba bikagera, maze tugahora iteka dukunda bagenzi bacu nk'uko twikunda, tugiriye Yezu Kristo wadukunze bitagereranywa. Yezu rero mu ivanjiri araduhamagarira kumubona mu bavandimwe tugirira neza, mu bavandimwe duhura. Igihe cy'igisibo ni igihe cyo kugira neza, ni igihe cyo gufasha imfubyi, ni igihe cyo gufasha abapfakazi, ni igihe cyo kwita ku babuze kivugira na kivurira, igihe cyo kurushaho gufasha abantu kumenya Imana iturimo, ndetse natwe tugaha icyubahiro Yezu Kristo batuyemo. Yezu Kristo rero aratugaragariza ko
ku mpera z'ubuzima bwacu tuzacirwa urubanza rushingiye ku rukundo. Ibyo tuzaba twaragiriye abandi tugirira Kristo, ibyo nibyo bizaba nk'irangamuntu, ibyo nibyo bizaba nk'urwandiko rutwinjiza mu ijuru. Tubeho rero turi abantu bakora ibikorwa byiza babigirira abandi, cyane cyane muri iki gihe cy'igisibo. Twihatire gukora ibikorwa by'urukundo kandi tubikore mu ibanga, tugamije gushimisha Imana no gushimwa nayo. Nyagasani Yezu nabane namwe, ushobora byose kandi akaba na Nyirimpuhwe, nabaha umugisha, abarinda, abakomeza biteho, abaha amahoro. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.